Yesu ashimwe, haleluya. Amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Reka nongere gushima Imana iduhaye uburyo koko bwo guhura. Imana ikomeje kandi kubana natwe kugeza kuri iki cyumweru cya 9 gikurikira icyumweru twatangiraho cy'ubutatu bwera bw'Imana. Iki ni icyumweru ubundi twari tumenyereye yuko duhurira mu ngoro y'Imana tugasangira igaburo ryera, ariko kubw'ibihe ntabwo byakunze. Nibutse ko ari icyumweru n'ubundi kigaburo ryera nubwo tutarihawe, natekereje nanone kuri bimwe muri lituriji cyangwa muri gahunda y'igaburo ryera. Nibuka mugenzi wanjye pastori wigeze kuyobora iteraniro nyine ry'igaburo ryera, ariko kubwo kwihuta agira amagambo asimbuka kandi abakristo bayaha agaciro, bimuviramo ko bamuregeye umwepiskopi. Icyo gihe biba ikintu gikomeye cyane, kandi koko mu rwego rwa teoloji birakomeye. Yibagiwe amagambo yo guhumuriza imitima y'abakristo bari bagiye gusangira igaburo ryera. Uyu munsi nubwo tutarijyaho, iki cyaha ntikimfate. Reka ntereye ku magambo twasomewe uyu munsi mbahumurize. Mu gice cya mbere rwose hari ijambo ryanshimishije cyane, ngo nuko Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe. Haleluya. Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe. Mu gice cya kabiri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ho harimo amagambo meza nayo adufata imitima, avuga ngo hariho Imana imwe ariyo Data wa twese, usumba twese, uri hagati ya twese kandi uturimo twese. Muhumure mwakire neza ijambo ry'Imana. Ayo ni amagambo navanye muri ibi bice twasomewe, kandi amagambo meza, amagambo aturi mu mutima. Nongeye gushimira kanoni ndetse na komisiyo y'ivugabutumwa kubw'uyu mwanya bampaye kugira ngo mpagarare imbere yanyu dusangire ijambo ry'Imana. Mu byumweru 3 bishize, mpereye ku cyo umukozi w'Imana Twahirwa Manase yatubwirijeho ijambo. Icyo gihe yatwigisha ijambo rikomeye cyane, ndetse nge naribonye nk'aho ari umukoro dukwiye guhamana nk'abakristo. Yagize ati, niba imfatiro zisenyutse cyangwa zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Iyi ni homework. Gusa mu gice cya 4 twasomye uyu munsi harimo icyo umukiranutsi yakora. Ku cyumweru cyakurikiyeho, Pasiteri Profeseri Viateur Ndikumana nawe yatwigishije ku magambo meza agira ati, dushore imizi muri Kristo, nibwo tuzashobora guhagarara tudatinya amapfa mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Yabivuzeho neza cyane ijambo, ndetse ryasigaye mu mitima yacu, naho yakoresheje ngira ngo n'amagambo avuzwe n'umwongereza avuga ngo no roots no fruits, nta mizi nta mbuto. Icyumweru giheruka kozi w'Imana Peter Twagirayezu nawe yashoboye kudusesengurira neza uburyo inzira z'Imana zidusumba cyane. Imana ibaha umugisha kubw'amagambo meza batwigishije. Muri uko gutekereza ku butumwa bw'ibihe bitambutse, nanjye
nafashe umwanya wo gusenga, ndeba ibimenyetso by'ibihe turimo iki gihe, ndeba n'imihindagurikire y'isi, ndeba ivugabutumwa uko rihagaze muri ibyo bihe, ndetse n'ubuhanuzi tugenda tubona kuri YouTube. Ahanini mbura iherezo ry'ibi byose biriho, mbura n'igisubizo. Indirimbo y'194 ndetse ari nayo Zaburi 121, iyi ndirimbo muri kino cyumweru nayiririmbye kenshi, hamwe n'indirimbo ya 68 mu Gakiza. Ndumva zangarutsemo kenshi nziririmba, maze numva nuzuye umwuka wo gusangira namwe ubutumwa buhumuriza mu ntego igira iti dufite Imana. Dufite Imana. Bene data, dufite Imana. Imana itazaduta, Imana itazadutererana, Imana itazaduhaana. Koko turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe biteye ubwoba, turi mu bihe biri mu rucantege rwinshi, turi mu bihe binaniza umubiri n'umutima. Mu kanya gato turimo turarwana na virusi yatangiye twumva izagira iherezo vuba, ukajya kumva amakuru yandi ngo irimo kwihinduranya, irimo irihinduranya. Yafashe amazina ya rufabe z'Abagereki, numvise ngo ubu hari delta ica ibintu, ubwo hari na gama. Ariko reka mbabwire bene data, haba delta, haba gama, haba n'andi yose, dufite alpha na omega. Hari alpha na omega. Covid ntabwo ishobora gufata iyo nyuguti, ntishobora gufata alpha, ntishobora no gufata omega, kuko alpha na omega uwo ni uwacu, natwe twaramufashe kandi nawe yaradufashe. Haleluya. Hari byinshi nanone bitazana ibisubizo. Abavuzi, abaganga ni benshi muri kino gihe. Hano ku rusengero rwacu ku mukingo uri haruguru yarwo hari igiti cy'umuravumba, nako igiti cy'umubirizi. Muri iyi minsi ku bazashobora kugera ku rusengero, nta babi na rimwe muzasangaho. Ngewe mpora nicaye hafi aho, mpora ndeba abantu nubwo bari muri guma mu rugo, ariko abaza gutwara amababi y'umubirizi bo ntibabura inzira. Ubuvuzi ni bwinshi, ubuhanuzi ni bwinshi, abavuga ku mperuka bo ni benshi, ubukungu bw'ibihugu bwarahungabanye, yewe n'abapfa umubare urushaho kugenda wiyongera. Ariko reka mbahumurize mbabwire ngo hejuru ya byose hari Imana. Hejuru ya byose hari Imana, n'agatsi uriho, n'agatsi ndiho, n'agatsi turiho ni ukubera Imana. Niyo magambo n'ubundi ari muri ya Zaburi twasomewe. Nkunda Zaburi z'amazamuka, ubundi ni indirimbo, ariko Zaburi z'amazamuka zifite ubutumwa bukomeye cyane, kuko zigaragaza uko Imana ihagarara mu bihe bigoye, zigaragaza neza uko abantu tubona Imana twe byadushobeye, zigaragaza uko Imana yitamurura, uko Imana idusanga, uko Imana idufata, uko Imana iboneka iyo twebwe twabuze amajyo. Muzazisome Zaburi 120, kuva kuri Zaburi 120 kugeza kuri Zaburi 134. Aho rero niho harimo na ya yindi 121 ivuga uko Uwiteka ari umurinzi wacu mu bihe byose, haba amanywa, haba nijoro, haba mu mvura, haba ku zuba, aho turi hose, aho tugenda hose, Uwiteka niwe murinzi wacu. Ndetse 124 umurongo wa mbere ho haragira hati, iyaba Uwiteka atari we urinda uri mu ruhande rwacu, ahacu haba hatakibukwa, tuba twaramizwe bunguri. Ariko Uwiteka yarahabaye,
kandi Uwiteka arahari. Ndetse na Zaburi 127 nayo umurongo wa mbere ugira uti, Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Ayo ni amagambo atwereka Imana iyo ariyo mu bidukomeye, mu bitugoye nk'ibiriho ubu ngubu. Hari Imana bene data, muhumure kandi mukomere. No mu bikomeye biriho ubu, no mu bidushyira mu buzima bukomeye, bushariye, bukakaye, bubishye, bituzanira gutaka kwishi ku buryo bwose, birimo izi ndwara z'uburyo butandukanye, zimwe duhorana tugendana n'izindi zigenda ziza, harimo ibyorezo by'uburyo butandukanye, harimo inzara, hari ubushomeri, hari igihombo ku bacuruza, hari ubupfubyi ku babuze ababyeyi, hari ubupfakazi ku babuze uwo bashakanye, hari ugupfusha. Aha mboneyeho no kwihanganisha umuryango wa mwene data Emmanuel na Gloria batakaje mama wabo. Turabahumurije ngo mukomere, Imana yakira uwayo, umuryango mukomere kandi mukomereye muri yo. Duhanganye n'ubukene, hari ubutindi, hari ubwishobere. Ibi byose bidushyira mu masengesho y'amarira, bidushyira mu masengesho y'agahinda, mu masengesho y'imibabaro. Mu myaka yatambutse hari ubwo nigeze gusengera ahantu bita Lyndhurst, ni mu Bwongereza bw'Amajyepfo. Hanyuma abantu bari bakeya cyane, turangije gusenga nganira n'abakristo, bambaza umubare w'abakristo nsengesha mfite muri paruwase. Icyo gihe paruwase nayoboraga yari ifite abakristo basaga 3,000. Barambaza bati, mbese kuki mwe mufite abakristo benshi, kuki ari benshi, mubona biterwa n'iki? Nuko bakunda Imana cyane. Ngerageza kubaha ibisobanuro, ngerageza kubabwira ukuntu dufite inyota n'inzara y'ijambo ry'Imana, yo kwegera Imana, ariko ntibabyemeye. Ahubwo barambwiye bati, impamvu abo muri Afurika mushaka Imana cyane ni ibibazo byanyu muba mufite. Usanga ababuze uko bajya kwivuza, bajya gusenga Imana ngo ibabere umuvuzi, bavure. Twebwe hano iwacu muri kino gihugu, leta ifite inshingano zo kuvuza abantu. Abarwayi bajya kwa muganga, ntibajya mu rusengero. Ababuze minerivare, ababuze uko babaho, izo ni inshingano za leta. Ntabwo ibyo bibazo tubifite. Usanga rero kenshi muri Afurika mujya mu rusengero musenga ay'agahinda n'amarira n'ibibazo, cyane cyane urwo ruhuri rw'ibyifuzo mugiha Imana nirwo rutuma murushaho kugenda mwiyongera. Ni ntacyo bitwaye, tuzi neza yuko gutabarwa kwacu kuri Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uko byamera uko ariko kose, Uwiteka niwe murinzi wacu, Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntahunikira ku bwawe nanjye, ntasinzira ku bwawe nanjye, kandi atubereye maso ibihe byose. Mukomere, hariho Imana. Muri iyi minsi nongeye gusubira ku gitabo cy'umugenzi. Nasomye igitabo cy'umugenzi numva kirandyoheye. Mbonamo umugabo witwa Mukristo uri mu rugendo ahunga umudugudu witwa Rimbukiro kubera ibiwuberamo. Ahunga Rimbukiro kubera umudugudu witwa Rimbukiro kubera ibiwuberamo, ashaka kujya mu gihugu yabwiwe ku musozi witwa Siyoni, ariho hari uburuhukiro, hariho ubuzima, hariho imibereho myiza. Ndushaho gutekereza kuri Rimbukiro, nsanga nta tandukaniro n'iyi si tubayemo, ndetse mbona ngo iyi si yacu niyo mudugudu Rimbukiro. Isi irimo ubugome, isi irimo ubwicanyi, turabikurikira ku maradiyo no mu bitangazamakuru binyuranye. Isi irimo kwiyanga no kwiyahura. Ngira ngo nuko nta mibare mfite ifatika, ariko leta yo ibifite.
abantu muri kino gihe umubare w'abiyahura warushijeho kwiyongera. Isi irimo ubusambo, isi irimo ruswa, atari uko abantu bakennye, ahubwo ari ubutindi bwo ku mutima bwo kwifuza ibirenze ibigenwe. Isi irimo ukwikunda gukomeye cyane. Numvise nanone amakuru avuga ko ibi bihugu byateye imbere by'i Burayi ndetse na za Amerika bo kurwanya iki cyorezo bikubiye inkingo, ngo igihugu cyagiye kigura hafi inshuro 5 z'inkingo zikenewe, barazibitse. Nyamara twebwe turapfa umugenda, twebwe ntitwitaweho, nyamara bo barazibitse. Ibyo ni ukwikunda, ni ku isi tuyibayemo. Iyi si irimo ubujura mu ikoranabuhanga, banki zirimo zirarira, abantu barimo bariba mu buryo bwa gihanga, mu buryo tutamenye. Hari abirirwa baduhamagara batubwira ko twatomboye, hari abatubwira ko bibeshya amafaranga yabo akaza kuri telefone yacu kugira ngo tuyabasubize. Tube maso. Iyi si irimbukiro irimo ubusambanyi bukomeye. Niba mwarakurikiye muri kino cyumweru nanone, hari ahantu muri Uganda havumbuwe inzu yarimo abakobwa b'abangavu, abakobwa batarengeje, ngira ngo umukuru afite imyaka 19 ariko abenshi bari afite 14, bari aho ngaho ngo batozwa gusambana n'imbwa. Nabonye imbwa, mbona n'abo bakobwa, narabibonye muri ayo mashusho, ariko barabahowe. Imana ishimwe, umuntu yakoze uwo mushinga, kurokirita abana b'abakobwa hanyuma bakabatoza gusambanywa n'imbwa. Ubwo ntabwo nzi ubushakashatsi barimo gukora, ariko si n'ibyo gusa, n'ibindi natwe twifitiye ntibitworoheye. Ejo ngira ngo ni muri Huye niho batugejejeho umusaza w'imyaka 59 wasambanyije umwuzukuru we w'imyaka 14, kandi uwo mwuzukuru we afite n'ubumuga bwo kutavuga. Imyaka 14 afite ubumuga, sekuru yamusambanyije. Ngiyi si, ngiyi irimbukiro turimo. Urwo ni urugero rumwe muri nyinshi. Abantu barimo kwifotoza bambaye ubusa, nibwo bucuruzi bugezweho, nibwo buzana amafaranga, cyane cyane ab'igitsina gore, abakobwa. Aho niho barimo gushakira ubukire. Ni hehe koko iyi si itari irimbukiro? Mu rugendo rwo guhunga iyi si ntitubura guhuramo n'intambara, harimo ibicantege. Ntitubura guhuramo n'indwara z'ibyorezo nk'iki duhanganye nacyo. Ntitubura guhuramo n'ubukene bushingiye no ku bushomeri bunini cyane. Ntitubura guhuramo n'ibiza. Mwumvise mu minsi yashize hari iruka ry'ikirunga ingorane cyateje, n'ibindi. Ibintu ni byinshi duhura nabyo muri uru rugendo. Mu gice twasomye cya 4 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, iriya ni ibaruwa ya gishumba, ni lettre pastorale. Tuzi ko yayandikiye muri gereza, nubwo hari abavuga ko itanditswe na Pawulo, ariko nanone ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko ari we wanditse ruriya rwandiko. Igice cya 4 rero ntidushobora kugisobanukirwa, ntidushobora kucyumva neza ubutumwa burimo, nubwo ntari bukinjiremo cyose. Ndaza kwifashisha umurongo gusa wa mbere kugeza ku wa 6, ariko ahanini cyane ndaza gutinda mu bice bibanza. Igice cya mbere cyararyoheye n'icya kabiri. Aho niho nshaka kugira ngo tube muri bino bihe. Ndifuza yuko biva kwa Pawulo n'Abefeso bikaba kuri twebwe nk'abakristo, bikaba kuri twebwe nk'abantu b'Imana. Pawulo yagerageje kwandikira Abefeso nk'abantu azi, nk'abantu yabwirije, nk'abantu hari aho bari barageze, ariko akababona yuko barimo gushaka gusubira inyuma kubera ubuzima barimo. Ndetse kiriya gice kitwereka ko bari no mu macakubiri ashingiye ku mpano z'umwuka. Pawulo agerageza noneho gutanga impuguro, agerageza kubahanura,
agerageza kubakebura muri icyo gice cya kane. Mu kuvuga ukuri, intego ya Pawulo ni uko abantu barushaho gushyikama mu kwizera. Ukwizera batangiranye bakwiye kuguhamamo. Muri cya gice cya mbere niho tubonamo uku kwizera kwacu, inkomoko yako. Ukwizera kwacu gufite fondasiyo mu muhamagaro wa buri wese, mu muhamagaro wa buri mukristo. Murongo wa mbere wa kiriya gice Pawulo avuga ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Bakristo twahamagariwe iki? Navuze ngo tuve mu Baefeso twebwe tube abakristo. Twahamagariwe iki? Mu gice cya mbere umurongo wa 4 B harimo igisubizo. Wenda namwe mwabona mwashaka n'ibindi bisubizo, ariko iki ngewe mbona ari igisubizo gikomeye cyane. Uwo murongo uragira uti twahamagariwe kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere y'Imana. Umukristo wese ahava akagera, umuhamagaro we ni ukugira ngo abe uwera, adafite umugayo, atariho inenge iyo ari yo yose imbere y'Imana. Kandi aya magambo Pawulo avuga ntabwo ari ku Befeso cyangwa kuri twe abakristo, afite inkomoko kera. Mu Balewi igice cya 20 umurongo wa 16 ni amagambo yabwiwe Abisirayeli. Imana yababwiye ngo kandi mumbera bera kuko Uwiteka ndi uwera. Mumbera bera kuko Uwiteka ndi uwera. Uyu ni umuhamagaro wacu nk'abakristo. Na Petero yarabyanditse mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 15 wa 16, aho agira ati ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera nk'uko ndi uwera. Nguwo umuhamagaro wacu, nguwo umuhamagaro w'abakristo. Ngiki cy'Imana idushakaho, ngaho Imana itwifuza. Ibyo rero abahamagawe tugomba kuzirikana, nabonye ari ibintu bigera kuri 5 mbivanye muri bino bice, kandi tugomba kuzirikana, kandi tugomba kwishimira, kandi tugomba kubamo. Icya mbere, twaratoranijwe, turi abatoranijwe. Murongo wa 4 w'icyo gice cya mbere urabivugaho neza ngo yadutoranije muri we isi itararemwa. Isi itararemwa Imana yari yadutoranije, yari idufite mu migambi yayo, yari izi n'ibihe byacu, n'ibi turimo, n'ibi tunyuramo, yari ituzi, kandi izi ko izabana natwe nuko izagerana natwe. Muririmbyi yabivuze neza ati abayo yabamenye kera, ab'Imana yabamenye kera. Ndetse natwe turabiririmba muri ya ndirimbo ya 5 muzagakiza, avuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbisutiye, yantoranijemo ngo mbuwera kandi mbisutiye. Icyo ni ikintu dukwiye kuzirikana. Ntabwo turi twebwe ku bwacu. Yesu nawe yabibwiye abigishwa be, ni mu butumwa bwiza bwanditse nawe harababwira ngo simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije. Ni njye wabatoranije. Bene data, ni amahirwe dufite imbere y'Imana. Icya kabiri nanone, kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza abo turi bo, turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Umurongo wa 5 ugira uti kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Turi abana b'Imana. Muririmbyi aravuga ati murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana, dukwiye kubana nayo, dukwiye kubana amahoro. Ni indirimbo 77 mu gakiza. Turi abana b'Imana. Ndetse nubwo hari abarwanyije kuba abana b'Imana, Yohana bihamye neza avuga ngo icyakora muri abo benshi abavuyemo bakemera Yesu Kristo bose
yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Si n'icyo gusa bakundwa, turi abana b'Imana. N'andi magambo meza Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 3:2 warabivuga ngo turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Turi abana b'Imana, turabyiringiye, turabyizeye, ariko uko tuzasa ntago kuraboneka, ntago kuragaragara. Icyo tuzi neza nuko Yesu naza kuzagaragara kandi tuzasa nawe. N'amagambo aduha ibyiringiro. N'umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8:16. Icya gatatu nanone mu byo dukwiye kuzirikana nuko twacunguwe. Twaracunguwe. Umurongo wa 7 w'icyo gice cya mbere urabivuga neza ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Nta kiguzi, nta cyiru, nta n'ituro, nta n'ikindi, ntacyo twakwitwaza. Twaracunguwe kuko Uwiteka yabigennye, niwe waducunguye. Ubu nibwo bwa buhamya bwa Mukristo, nibwo bwa buhamya bwa Mukristo mu rugendo. Mukristo aravuga ngo kugeza ubwo yageze ahantu heza cyane, muri rwa rugendo ruva mu mudugudu urimbukiro, muri rwa rugendo ruva mu by'isi, muri rwa rugendo ruva mu wa mudugudu w'ibyaha n'ibicumuro, muri rwa rugendo ruva mu irari ry'iby'isi, muri ya rimbukiro. Mukristo ngo yageze ahantu heza cyane, ananiwe, ngo hamugiriye umumaro atazibagirwa ukundi. Aho hantu ngo yahabonye umuntu ubambye ku giti ava amaraso, ngo maze kumureba gutuma umutwaro umuva ku mugongo uragwa, ngo kandi uwo mutwaro waramuremereraga cyane. Ni ubuhamya bwa Mukristo. Ngo ndetse agihagaze aho haza abantu 3 barabagirana. Umwe aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Uwa kabiri aramubwira ati, uwa kabiri ngo amwambura ubushwambagara, amwambika n'imyambaro, amwambika umwambaro ngo udaraje. Ngo uwa gatatu amushyiraho ikimenyetso ku ruhanga, amuha umuzingo w'igitabo ngo uriho ikimenyetso. Binyibutsa amagambo nanone Pawulo yandikira Timoteyo yuko ab'Imana yabashyizeho ikimenyetso. Bene data, ubuhamya bwa Mukristo bunyereka ibyiciro 3 by'abantu twibwira ko turi abakristo. Turi abakristo bamwe bari mu nzira iganaho ku musaraba, aho imitwaro yacu iturirwa, ariko turi mu rugendo, ntiturahagera. Turi mu rugendo rero, hari ibyo duhanganye nabyo, hari ibyo duhura nabyo, kandi Imana ibacungura, ibateguza ko marayika murimbuzi ari buze kubanyuraho. Icyo gihe amaraso y'intama, ibitambo bari bishe, bari basabwe kuyashyira ku gikomanyirizo cyangwa se ku nkomanyirizo z'imiryango. Ahagaragara ngo marayika murimbuzi naza, arahita bamenya yuko aho hari ubwoko bwe. Kandi niko byagenze. Abisirayeli barokorwa gutyo n'ayo maraso yashyizwe ku nkomanyirizo z'imiryango. Ku ruhanga rwacu twe hari amaraso y'umwana w'Imana, hari amaraso ya Yesu Kristo. Ayo yonyine niyo asobanura ngo Uwiteka aratuzi, turi abana b'Imana. Icya gatanu twitwararika gikomeye cyane, turi bashya. Aho ndi mu gice cya 2 cy'urwo rwandiko. Turi bashya kubw'umuzuko, turi bashya kubw'umuzuko. Ijambo ry'Imana muri icyo cyera tubwira ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha kubera kamere na kavukire. Twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha kubera kamere na kavukire.
bantu b'Imana, muri ibi bihe turimo, muri iyi si, kamere zaragaragaye, kavukire zarigaragaje. Dufite ubuhamya bwinshi, dufite ubuhamya mu miryango. Burya gusenga, guhura no kwiga ijambo ry'Imana hari icyo byari bidufatiye. Kamere zarabyutse cyane mu miryango. Nta kintu kibabaje kinagoye nko kugira umugabo cyangwa umugore waguhishe, uwo ari we waguhishe kamere, akaguhisha kavukire, hanyuma ubu akaba aribwo arimo kubikwereka. Turimo turabibona muri kino gihe. Kamere na kavukire ziraca ibintu, ntidushobora no kuzikuraho. Kamere na kavukire ntidushobora kuzikuraho. Njya soma ibyapa hirya no hino abantu banditse bavuga ngo batanga umuti ukiza, ngo bavura za kamere, bavura za kavukire, bavura imyaku. Ariko reka mbabwire, ntituyobe, kamere na kavukire zacu zivanwaho no kwakira Yesu nk'umwami kandi umucunguzi w'ubugingo bwacu. Ni Kristo wenyine wabambwe ku musaraba, ni amaraso ya Kristo yamenetse ku musaraba adukiza kamere zose. Niyo mpamvu murimbyi yavuze ngo niki cyankiza ibyaha? Ni amaraso ya Yesu. Ni urukundo rw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Ibyo byonyine nibyo bishobora kuvanaho, nguwo umuti ushobora kuvanaho kamere na kavukire zirimo gutuma abantu baryana, abantu bisubiranamo, abantu baconshomerana, abantu babeshyana, abantu bahemuka mu buryo ubu cyangwa ubundi. Pawulo arabihamya neza, ahagira ati, njye nabambanywe na Kristo ariko ubu ndiho. Nabambanywe na Kristo ariko ubu ndiho. Nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njye. N'Abagalatiya 2:20. Ntabwo ari njye Pawulo mubona, ntabwo ari njyewe muzi uko narindi, muzi ko nabicaga bigacika, muzi ko nicaga abantu. Ntabwo ari njyewe uriho ubu ngubu, ni Kristo uri muri njyewe. Nubwo ndi muri gereza, nubwo funzwe, mboshywe kubera Kristo. Ubwo mubona rero ntuje, ubwo mubona niyoroheje, ubwo mubona nca bugufi, ubwo mubona nihangana, ubwo mubona nkunda gusenga, ubwo mubona nkunda abantu, ubwo mubona nubaha numvira Imana, ntabwo ari njyewe, ni Kristo mwibonera ugenda. Pawulo ati, nuko bene data, kuba turi abera, ntabwo bituruka kuri twebwe, bituruka kuri Kristo uri muri twebwe. Kristo uri muri twebwe niwe utuma tubabera, niwe utuma tuboneka ko turi abana b'Imana, niwe utugaragaza ko twatoranijwe. Kristo uri muri twebwe niwe utuma tugirwa abana b'Imana. Kristo niwe utuma tugaragara nk'abacunguwe, tukaba baragwa kandi tugahindurwa bashya muri we. Hari imyifatire rero nsoza iri jambo tubona muri kiriya gice cya 4, sinakigiyemo cyane. Hari imyifatire Pawulo avuga ngo abo batoranijwe, abo bagizwe abana b'Imana, abo baragwa, abo bacunguwe, abo bahindutse ibyaremwe bishya muri Kristo, dukwiye kugenda nk'uko bikwiriye icyo twahamagariwe. Dukwiye kutanduza ubu bwiza bw'ubuntu Imana yaduhaye. Dukwiye kugenda nk'abafite Imana, dukwiye kugenda nk'abazi Imana, dukwiye kugenda no kubaho nk'abana b'umucyo. Dukwiye kutagira umugayo n'inenge iyo ari yo yose. Dukwiye kugaragara koko turi abana b'Imana isumba byose, abarokore, abashikamye mu kwizera, bashinze imizi muri Kristo kandi bera imbuto. Ducishwa bugufi iteka ryose n'ijambo ry'Imana, twihangana, tugwa neza, tubana n'abandi amahoro, kandi twemera Imana yuko iri kumwe natwe.
no compromise. Ntabwo Imana ihindura imigambi yayo. Niba yaragambiriye kuturengera no kubana natwe no kuduherekeza muri uru rugendo, ntabwo izaduhana. Imana iri kumwe natwe. Tube mu bumwe bw'abana b'Imana, dukomeze gusenga, dukomeze kuba mu ijambo, kandi dukomeze kwizera yuko Imana itazaduhana, itazadutererana, iri kumwe natwe, iraduhetse, itubereye maso ijoro n'amanywa, imvura yagwa, izuba ryava, Imana iri kumwe natwe. Mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen.